Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana yabanye natwe mu makesha y'uyu munsi ku munsi wa bonane. Twaba twatangiye umwaka mushya dusenga twinginga Imana, kandi Imana ikaba yabanye natwe, kandi Imana ikaba hari byinshi yavuganye natwe, kimwe nuko abandi bose basenze nabo hari icyo Imana yavuganye nabo. Imana ifite byinshi igambira kutugira muri uyu mwaka, ariko hari n'icyo Imana dushakaho muri uyu mwaka ko dukora. Hari icyo Imana ikeneye ko dukora, hari ko Imana dushaka, hari ukuntu ishaka ko tuyegera, ariko Kristo ashaka ko tumwegera uyu mwaka. Rero uyu mwaka niwegera Imana nayo izakwegera, kandi izagukorera imirimo n'ibitangaza by'uburyo butandukanye. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ni ijambo riri muri Matayo ni igice cya 9 ku murongo wa 27. Haba ngo maze Yesu ava akigenda, impumyi ebyiri ziramukurikira zitaka ziti, tubabarire mwene Dawidi. Ageze mu nzu, izo mpumyi ziramwegera. Yesu arazibabarira ati, mwizeye ko mbishoboye? Ziramusubiza ziti, ye databuja. Aherako akora ku maso yazo, arazibwira ati, bibabere uko mwizeye. Amen. Numva afashijwe cyane. Ngo akigenda, reka nkoresha ijambo rimeze gutya, ngo abantu babiri bafite ubumuga bwo kutabona baramukurikira, baramutakambira ngo databuja tugirire impuhwe. Noneho ngo ntibigeze barambirwa, baretse kurambirwa ngo baramukurikira no mu nzu. Noneho ngo arebye ukuntu bakomeje kumukurikira, banga ariko ibyo bintu ubundi mumbwira murabyizeye? Haleluya. Ibyo bintu muri kunsaba mwemera ko nabikora cyangwa ntago nabikora? Baremera ngo turabyizeye. Ngarangije abagirira imbabazi, agira gute? Akora ku maso yabo. Barangije bagira gute? Barahumuka. Bagira gute? Barahumuka. Uyu mwaka ni umwaka wo kumenya ubumuga bwacu. Uyu ni umwaka wo kumenya icyo dushaka. Uyu ni umwaka wo kumenya icyo twizeye icyo ari cyo. Ese twizeye abantu? Ese twizereye mu bantu? Cyangwa twizeye Kristo koko? Ni igihe cyo kumenya icyo ushaka. Maze Yesu akiva akigenda, ahura n'impumyi ebyiri ziramukurikira. Urashaka gukurikira Yesu? Umunsi umwe Petero abigishwa bavuye kuri Yesu, ngo Yesu arangije abaza Petero ngo, se Petero nawe uri tayari ugiye kwigendera? Ngo Yesu arangije amubwira ngo, twakuva heho tukajya hehe, kandi ufite amagambo y'ubugingo. Ese uyu mwaka ugiye gukurikirana? Uyu mwaka uragambira iki? Ugomba kuba ni umwaka wo kugira imigambi yo gukurikira Yesu, yo kubana na Yesu, yo gukorana na Yesu, yo kugendana na Yesu, yo kumenya icyo ushaka kuri Yesu. Ni icyo ushaka kuri Kristo. Uramushaka hiki? Umukurikiye ufite impamvu? Igihe kimwe na kimwe abantu tujya tugira ikintu kimeze nkaho ari igihiriri, ukabona umuntu arahagurutse, agahaguruka atazi yagiye, atazi n'ikimujyanye, atazi n'icyo agiye gukora. Ariko izi impumyi cyangwa se aba babana n'ubumuga bwo kutabona, bari bafite ikintu bashaka kuri Yesu cy'ukuri. Bari bafite ikintu bamukeneyeho, kandi bari bafite icyizere yuko icyo bamukeneyeho yakigira gute? Yakibabonera, yakibakemurira. Haleluya. Ndumva ndi gufashwa. Bari bazi yuko muri Kristo harimo imbaraga zikiza. Uyu mwaka ni umwaka wo gukira. Ni umwaka wo kugira gute? Wo gukira. Ariko gukira ku bantu bazi neza uwo basanze ko ari umukiza. Ntago ari umwaka w'abantu bagendera mu gihiriri. Ni umwaka w'abantu bazi ikintu bashaka kuri Kristo. Umunsi umwe Kristo yarimo agenda mu nzira, ari kumwe n'ikivunge cy'abantu benshi. Ngo aragenda, bamwe baramubyiga, abandi baramwegera, abandi bari bafite utuntu tutugambo twinshi. Hari mu rusaku, ni nka kwa kundi mu isoko buri wese wumva urusaku ntumenye icyo umuntu avuga. Ariko ngo hazamo umuntu wari ukurikiye Yesu afite icyo ashaka, kandi udafite amagambo menshi. We afite ubushake, afite n'icyo ashaka, azi n'uwakurikiye icyo yamukuraho. Haleluya. Arangije ngo arambura ibiganza byo guhera umugore wari umaze imyaka 38 ari imugongo. Ngo arangije amukoraho. Amaze kumukoraho, ngo yiyumva yuko icyago kiwe kigize gute gikize,
ngo na Kristo yumvamo ko ububasha bumugabanutsemo. Bwarangira abaza ngo ninde unkozeho. Abigishwa baramubwira ariko mwigisha nawe koko twari twizeye koko urabaza ngo ninde ugukozeho? Abo atari ko hari umuntu unkozeho, mwebwe murimo murambyika ariko hari umuntu unkozeho. Arangije uwo mudamu aramubwira ati ni njyewe mwigisha ugukozeho rwose. Aramubwira ati mwana wanjye genda kwizera kwawe kuragukijije. Uyu ni umwaka w'abantu bizera. Uyu ni umwaka w'abantu bazi ikintu bashaka ku Mana, bazi icyo bashaka kuri Kristo. Ni umwaka w'abantu bazi icyo Kristo ashoboye n'icyo yabakorera. Ni umwaka w'abantu bakurikira Kristo no mu nzu bakageramo. Ni umwaka bakurikira Kristo bakamusanga na hahandi bisa nkaho bikomeye, barangiza bagacyura igitangaza cyabo. Uyu munsi twaraye dusenga, twari twakurikiye Kristo kuko tuzi neza yuko hari icyo abasha kudukorera. Ni umwaka wo kugira ngo Kristo agire icyo akora. Ese wowe uri tayari gusenga? Utari gusenga? Ese ubundi waje tugasenga? Dusenga Imana itugirire neza. Ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gusenga. Sengera ukwezi kwa mbere, sengera ukwezi kwa kabiri, sengera ukwezi kwa gatatu, usengera ukwa kane, usengera ukwa gatanu, usengera ukwa gatandatu, usengera ukwa karindwi, usengera ukwa munani, usengera ukwa cyenda, usengera ukwa cumi. Abantu barashaka yuko ibintu byikora, nyamara reka nkubwize ukuri, nta kintu na kimwe twebwe tujya tubona tutagishyizeho ubushake bwacu. Kristo avuga ngo urashaka ko ngugirira gute? Yarabanje avuze ese koko ibi bintu musaba murabyizeye koko? Murabyizeye? Ese mwizeye ko Kristo abasha kubakorera ibirenze ibyo mwe musaba? Hanyuma ruvuga ngo databuja, yego databuja turabyizeye. Ngarangije abagirira impuhwe, arangije agira gute? Arabakiza. Urashaka gukira? Uyu mwaka urashaka gukira, urashaka kubona Imana? Reka tugire umwaka w'amasengesho, reka tugire umwaka wo kwinginga. Uyu mwaka ni umwaka w'imyaka 2020. Ni umwaka wuzuye. Uyu ni wa mwaka wo gusohorezwa amasezerano. Uyu ni wa mwaka Imana yagivugana natwe ivuga ko izakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu. Uyu ni wa mwaka umuntu uzaba amaso azabona ikintu Imana imukorera kidasanzwe. Uyu ni umwaka wo kugirwa neza n'Imana. Uyu ni wa mwaka abakozi b'Imana bari barakakaye, abakozi b'Imana bari bararwanyijwe, abakozi b'Imana bari barasuzuguritse. Imana igiye kubahisha kuko ariyo bakoreraga. Nubwo abantu batakwemera ko wayikoreraga, ariko igiye kwerekana ko wayikoreraga. Ariko ni umwaka wo gusenga no kwakira. Igihe kimwe umugaragu w'Imana Daniel yarasenze, gasenga iminsi 21. Ku munsi wa 21 marayika araza amubwira ati Daniel mugabo ukundwa, kuva watangira kwinginga ibisubizo byawe byaraje, ariko nageze mu nzu mfatwa n'abamedi n'abaperesi. Rero igihe cyo gusubizwa ni nacyo gihe Satani atega imitego myinshi. Ikintu kizakubwira ko ugiye gusubizwa, ibigeragezo biba byinshi. Ikintu kizakubwira ko ugiye gusubizwa, ibikurwanya biba byinshi. Ikintu kizakubwira ko ugiye gusubizwa, ibicantege biba byinshi. Ikintu kizakubwira ko ugiye gusubizwa, ibikubwira kuri guta umwanya biba byinshi. Ni ukuvuga ngo igihe cyo gusubiza kigaragara nk'ari igihe cyo kugorwa kandi ari igihe cyo gutabarwa. Haleluya! Ni ukuvuga ngo korera Imana ubishaka kandi ubigambiriye. Iki ni igihe cyo guhaguruka, tugakorera Imana. Hanyuma Imana nayo igakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu yagambiriye kudukorera, kuko Imana yacu uyu mwaka igiye gukora imirimo n'ibitangaza ku bantu. Ni umwaka wo gukira indwara. Abantu indwara zamugaje, abantu agahinda kamugaje, abantu urubyaro rwamugaje, abantu inshako zananiye, abantu bafite byinshi bibaruhije. Uyu ni umwaka wo kugira ngo Imana ibagirire neza kandi ihindura amateka ya burundu. Uyu ni umwaka w'abantu bahuye n'ibibazo bikomeye bakavuka mu buryo budasobanutse bugoranye, ibibazo nk'ubwa Yabesi. Igihe Yabesi yabwiye Imana aravuga ngo Mana ndumva wampindurira izina akagahinduka kamara, ngo Imana iramwumva. Ni umwaka wo gusenga. Wamara gusenga ugasubizwa. Wagize igihe kinini cyane cyo gusenga, amasengesho ubona ntasubizwa, ariko ni umwaka none ijuru rifunguye. Ni umwaka ijuru rifunguye kutwumva. Ni umwaka ijuru rifunguye kudusubiza. Ni umwaka Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza ku bantu bayo. Ndagutera courage kugira ngo usenge cyane, winginga Imana. Ufite uwe mugambi muri uyu mwaka? Ese uragambirira gukora iki? Uragambira gukorera Imana mu buhe buryo? Niye gahunda ufite? Ugiye gukora ute muri uyu mwaka? Turi tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2020. Bamwe muri twebwe twumva ari igihe cya kera kizaza, turi abasaza, ariko ni igihe cyaje. Uvuga ngo turacyafite igihe. Plan, gira umugambi,
gira icyo ugambirira gukorera Imana, kwegera Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, murwanye Satani nawe azabahunga. Reka mvuge kuri iri jambo riri muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 7, yavuga ngo murwanye Satani azabahunga, mwegere Imana izabegera. Ni igihe cyo gusenga. Iri jambo nongeye kurisubiramo, iyo usenze ugasengera umwaka mbere yuko uwujyamo uwugera kuri, umeze nk'umuntu udekaraye intambara yo gutegura amahoro arambye ku buzima bwiwe. Ni ukuvuga ngo ni ukwirukana icyitwa umwanzi w'ubugingo bwawe, icyitwa umwanzi w'urushako rwawe, icyitwa umwanzi w'abana bawe, icyitwa umwanzi w'umugabo wawe cyangwa w'umugore wawe, ukirukana Satani umwanzi agahunga. Nimba ijambo ry'Imana rivuze ngo murwanye Satani azabahunga, ntago ijambo rijya ribeshya, no. Ikintu cyose Imana ivuga ikintu izi neza kizakora. Ikintu cyose cyavuye mu kanwa k'Imana gihinduka itegeko kuri yo no kuwo yakibwiye. Ikintu Imana ivuze gihinduka itegeko kuri yo n'uwo yakibwiye. Mbisubiyemo, ni ukuvuga ngo Imana yivuze ngo nzakugirira neza, iryo tegeko nayo ubwayo ryitambika ikavuga ngo njyewe ubwanjye ndinda ijambo, n'ibyivugira ngo ndinda ijambo nkarisoza. Ni ukuvuga ngo iyo ivuze ngo iba yishyiriyeho ikintu cyo kuvuga ngo uko byagenda kose naho isi yakurwaho nzabikora. Isashimwe. Umusaza Simiyoni yaravuze ngo mwami noneho urasezera umugaragu wawe kuko ibyo wavuganye nanjye by'uko uzabona Kristo amuteruye byabaye. Bivuze ngo ntijya iriganya ikintu cyose cyitwa isezerano yasezeranyije umuntu yizera nibibaho. Banyamasezerano namwe muyizera mutarayagira, mugira umwete wo kwegera Imana, gusenga cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani, nongere kurigarura azabahunga. Muri uyu mwaka murwanye Satani azabahunga. Aka kantu ugeze kukavugaho ngo hari igihe twirukangana Satani n'inkweto zikavamo akiruka n'ibirenge kubera ko twirukanye Satani, tukamwirukana mu miryango yacu. Kubera iki? Uko nubu twari twawe bwo kwirukana Satani kandi agomba duhunge byakwanga byakunda. Kuko niba Imana yaravuze ngo azaduhunga, agomba guhunga. Kuko ijambo ry'Imana rigomba gusohora. Dayimoni agahunga, abazimu bagahunga, za karande zigahunga. Nubu ndanazirukana mu bantu bose bankurikiye mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Ari we mwami watsinze Satani, agatsinda isi, agatsinda abadayimoni, agatsinda ibigore, agatsinda umubiri. Yesu yarafite umubiri. Yesu, ijambo ry'Imana rivuga ngo uwitwa Antikristo ni uwo wese utemera ko Kristo yaje yambaye umubiri n'inyama n'amaraso, afite akamero k'umwana w'umuntu. Kigaragaza ko yari umuntu, yarashonje. Cyo ni icya mbere. Kigaragaza ko ari umuntu, yararize. Cyo ni icya kabiri. Kigaragaza ko yari umuntu, yarababaye, yararakara. Aho yagiye mu rusengero asanga barimo baracururiza mu rusengero, batundiramo baguriramo. Harije avuga ngo ijambo riravuga ngo inzu yanjye izaba iyo gusengerwamo. Yari umuntu. Haleluya. Ndagukangurira gusenga mwene data, ndagukangurira gusenga. Uyu mwaka wugira w'amasengesho. Imana ikugire neza kuri imigisha yavuganye nawe. Shaka abakozi b'Imana, muze dusenge. Dore hano dufite ubutayu, muze dusenge. Dufite ahantu hisanzwe, dufite jaride. Turasenga Imana ikatwumva. Turasengana, tukabasengera, tukinginga Imana. Imana nicyo kintu yadushyiriyeho. Mwene data, ntago tubica kure. Iki Imana yaduhamagariye gusenga no gusenga n'abantu b'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye bambaza izina ryanjye, ndururuka nkabana nabo. Nawe waza tugasenga. Mwene data, Imana ikatugirira neza. Imana iguha umugisha rero. Ngiye kugusengera. Sengera Imana ikwambika imbaraga zo gusenga muri uyu mwaka, wirukane Satani yirukanka guhunge. Kuko ntaho uhuriye na Satani, ni umwanzi, nta cyiza kirimo. Wimujenjekera. Kwa kundi umuntu abari gusenga avuga ngo dayimoni mvaho, usa nkaho uri mwisaba imbabazi. No, kubita wice, kubita wirukane. Kuko imbaraga twarazihawe ngo mwirukane Satani nawe azabahunga. Nimurangira mwegera Imana. Erega iki cyumvikane ko ibyo tugomba gukora nitwe tubanze.
gufungurira Imana imiryango nayo igakora. Igihe tukiyifunze twebwe twifunze. Imana ikugire neza muri uyu mwaka, ikugire neza ku itariki ya mbere, utangirane umugisha, utangirane umunezero, utangirane amahoro adasanzwe yo mu mutima, amahoro mu muryango, amahoro mu kazi, amahoro mu byo ukora byose. Imana iguha amahoro adasanzwe kuko Imana itayari kuguha amahoro. Kandi Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro mbahaye amahoro, ngo ariko jyewe ntago ntanga nk'uko ab'isi batanga. Bivuze iki? Biravuze ngo ab'isi baratanga bagashyiramo incyuro, barangiza bamara gutanga rimwe na rimwe nugeze kumva ngo hari abasore n'abakobwa bakundana bamara guhana impano bashwana akaza kuzitwara. No, ntabwo ari uko Kristo ameze. W'icyakora ni iki? Iyo aguhaye abaguhaye kandi ntabwo ajya yicuza. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha mwinshi kandi ikugirire neza. Ngiye kugusengera Imana ikomeze kubana nawe muri ibi bihe, ikomeze kukugira neza. Ariko ndakuraritse aho uri hose, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, turi mu gihe cyo gusenga, turi mu gihe cyo gusengera uyu mwaka. Uze tubane, uze dusengane, uze twinginga Imana, uze tuyibwire ibitugoye, uze tuyibwire ibyo dushaka ko itugirira muri uyu mwaka. Dufatanye gusenga, dufatanye kwinginga Imana kuko iri kumwe natwe. Ndi Pastor Placide nk'uko mumaze kubimenyera, dusaba duhurira aha hantu. Nimero yanjye nayo ndayibabwira, ni 0788 071 3 67 62 63. Ndasubiramo 0788 3 67 62. Iyo niyo narakoresha kuri WhatsApp. Twakomeza tukaganira iby'Imana, tukaganira umugambi w'Imana ndetse n'ibyigambira kutugirira. Kuko ijambo ryayo riravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira n'ibyiza ntabwo ari bibi, kugira ngo mbareme mu mutima ibyo nzabagirira hanyuma. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana. Data wera, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ikiranuka, ndasenze ngo uyu mwaka utubere umwaka w'amata n'ubuki, uyu mwaka utubere umwaka wo gukingurirwa imiryango, uyu mwaka utubere umwaka wo gukira no gukira mu bugingo no mu mubiri indwara zamugaje abantu bawe. Ndasenze gumana ubakize, ubahindurira amateka yabaye mashyashya, bitwa andi mazina mashyashya mu izina rya Kristo. Wasanze Sara yitwa Sara umwita Sara, usanga Aburahamu yitwa Aburahamu umwita Aburahamu, kuko wari uteganya kumugira sekuruza w'amahanga. Buri muntu wese wavuganye nawe, buri muntu wese waremye, hari umugambiraho, reka usohore ku buzima bwe. Ibyo ngibyo nibyo mbasabiye muri itangira ry'umwaka, kugira ngo udatamwiza ukora imirimo n'ibitangaza ku bantu bawe. Reka icyubahiro kiganze Imana Nyiringabo. Ndasenze kugira ngo udatamwiza nanjye iri jambo mbagezejeho urisiga amavuta n'imbaraga, kugira ngo Mana Nyiringabo rikore icyo waritumye kurikora, kuko uri Imana igira neza, idatangiza umushinga wo guhomba, ahubwo ibyo itangira iteka ryose ibizabikomeza kugeza ibishoje. Icyubahiro kikugarukire, ubuntu bwawe n'imbaraga zawe bikomeze kutuganza. Ibyo byose mbisabye Imana Data, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibaha umugisha mwinshi, ibagirire neza.